Reka nizere ko mumeze neza mwebwe tubana kuri YouTube channel Orman Update. Ndagushimira wamaze gukanda subscribe, ikindi nkashimira wowe ukora like kuri video yose dusohoye kugira ngo ibintu bigende neza cyane, kugira ngo nyine YouTube ikomeze ihereze n'abandi bantu bayibone. Ikindi nkashimira umuntu uri mu group ya WhatsApp Orman Update, ubwo wese abari nako si no kumushimira kuko birarenze, kuko arabizi ko amakuru abonera ku gihe kugira ngo twuzuzanye cyangwa se hano online business tuba turimo zigende neza cyane. Ubwo rero wayo uzi ko utarakora subscribe nawe yikande, ndetse no kandi kunzogera kugira ngo video dusohoye uhite ubibona mu bambere. Icya kabiri ujye uhita ukora like kuri video. Like kuri video ntabwo ikintu kigoranye kirimo, kanda kuri ako gakomwe ubundi ibintu bigende neza cyane. Ikindi utari mu group ya WhatsApp ho waracika ngo kuko hari amakuru tutajya hano kuri YouTube, hari amakuru tunyuza muri WhatsApp group support, ibintu byinshi abariyo barabizi kabisa, ibintu babimeze neza cyane. Ubwo rero nawe uzi ko utayirimo urareba link twashyize muri description y'video joining iyo group, ibintu bigende neza cyane. Ngarutse kuri no mining yitwa Star X Network. Iyi ni mining atumaze kutwereka yuko muri uku kwezi kwa gatatu kugiye kuza KYC iratangira, ndetse biteganyijwe ko ijya ku isoko hagati y'ukwezi kwa gatandatu no kwa 12 maho hagati kota 3 na kota 4 vango mo hagati kwa gatandatu kwa karindwi kwa munani cyangwa se kwa 9 kwa 11 no kwa 12 maho ngaho guhera mu kwa karindwi maho ngaho rwose irajya ku isoko. Total supply yayo biragaragara, dore ngini miliyoni 90 zonyine, urumva kari nkeya cyane, ndetse contract adresse yayo yamaze kujya no hanze cyane, izasohokera kuri BNB Smart Chain. Ubwo rero ifite update nyine nje kubahereza, ubwo ngira ngo n'umuntu mushyashya wenda utaruyize amenye kari uko biteye. Total supply ngiyi hano miliyoni 90 izakoresha chain ya BNB, ndetse contract adresse yayo yamaze gusohoka nyine irahari, uri kubyumva kuri blockchain ya BNB. Ubwo ikibura nyine ni ukugira ngo duhabwe ya drop, ndetse dukore KYC tubikure ko ijya ku isoko. Murumva ko projet imeze neza cyane. Ubwo rero ifite update imaze gutanga mu kanya gato cyane, ariyo mpamvu mvuga ngo nibuze gukurikirana ino mining. Ubu noneho YouTube channel igiye gukora kabisa bihagije, kuko update zose za mining uzidukora ngiye kujya nzinyuza hano kuri YouTube kugira ngo ibintu bigende neza cyane, buri wese azibone. N'abashyashya bashaka gutangira ino mining, muri description murebemo murahita mubonamo link. Hari abantu batazi ngo description ni ibiki, kanda kuri rino zina twisi no video, urabona twanditse ngo Star Network new big update, new important update. Uri kuyibona wowe uyikande ino title twakanze twanditseho, uyikandeho. Numara kuyikandaho barahita bakwereka ibiri muri description byose, ukanda ku kajambo kanditseho ngo muha uhita ubibona byose. Ubwo no kuvuga ngo habanza all mining update WhatsApp group, hagatajyaho video ikuyobora ukuntu biyandikisha muri Star X Network, ndetse hagakurikiraho link yayo nyine na referral code, byose babiri kumwe, ubundi ugatangira ino mining. Ikinzanye rero dore ubwo sininda, reka twifashishe twita yabo video kugira ngo itanaba ndende. Uri kubyumva, ubwo mbanyuriyemo ku bantu batari babizi, mumenye ko na KYC iri vuba. Mumenye ko na KYC iri vuba. Ikindi baragaragaza nk'ubu ayo makuru nayo reka mbe nyabereka, murabona ko ifite partnership na IC Network. Murabibona ku bantu bashyashya mutari muri, nawe wari usanzwe ariko utarubizi, nuvuga ngo IC muribuka amafaranga yatanze, nubwo yari igoye batanga amakwizi, ariko abayikoze barabizi. Abantu mwayigiriyemo amafaranga munyandikire muri comment, murayizi IC amafaranga yatanze menshi cyane, ariko nyine hajemo ibintu byo kutunaniza by'amakwizi, bamwe ni banabikuza kubera kwizi bahitaga bakubaninga. Abayikoze muri comment mwigaragaze mumbwire. Murabona ko rero bafite partnership na IC Open Network, ariko murabibona. Ubwo rero nta mpamvu yo kugira ngo ubisuzugure. Sininda rero dore update yabo bamaze gusohora, haciyemo amasaha nk'ane isohotse, muze video isohotse. Icyo ukwiriye kumenya wowe umininga, uri kubyumva, bari kukubwira yuko Star Network upcoming mining reward having update. No vango nicyo bita having rero bari kubwira ngo as a part of Star Network long term tokenomics and sustainability plan, we would like to officially inform our community about upcoming mining reward having schedule on 19 February. No vango mu rwego kugira ngo nyine nkuko biyemeje gukora bagendeye kuri tokenomics cyangwa se kubigendanye na coin bafite, uri kubyumva, n'uburyo zizamanagingwa, uri kubyumva, ndetse na plan bafite mu gihe kirekire cyabo. Barakubwira yuko hagiye kubaho having hano ku batayisobanukiwe, ni kuno usanga coin winjizaga zagabanyutse. No bango guhera ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri, muriko murabyumva. Ubwo uyu munsi turi itariki 15 ku itariki 19, ubwo muriko murabyumva Star Network hazabaho kugira gute kugabanya izo twinjizaga buri munsi cyangwa se buri saha. Clearly outlined on Star Network white paper. No kuvuga ngo ibi ushaka kureba white paper wajya mukabibona, bari barabyanditse kera bavuga bati kuri iki gihe tuzagabanya coin twatangaga. Ubwo rero ku mining rate doroteye babihinduye, naza no kubitindamo bikatuma video bandende. Having planned and essential steps control the token emission
preserving long term value, ensuring health balance between reward distribution and ecosystem grow. Nuvuga ngo iki having nyine kizabigamije no kugira ngo bakontorore token zabo nkuko nabibabwiye uri kubyumva, ndetse n'igiciro cyayo cyangwa se nibizagenderwaho kugira ngo bo bamenye muri zira coin. Urabona ni muri billion 90 haba hagomba kubaho kuzimanaginga nyine muri ubwo buryo. Urukubimwe niba mining wenda ishobora kuzarangira mu kwa 9 ntago bakomeza ngo baziduhereze uko babonye zahita zishiramo. Ubwo rero ni kugira ngo bo nyine projet yabo uko babipanze, niba wenda mu kwa 9 cyangwa se mu kwa 8 aribwo mining izahagarara, cyangwa se niba ari no mu kwezi gutaha bo bizahure nyine uri kubyumva, yaba mari reward bazatanga muri roadmap nako muri white paper birimo, cyangwa se muri tokenomics yabo bizabe bihura neza hatabayemo kwibeshya. Uti rero biteye bite? Bari kubwira yuko mining noneho currently mining rate nuvuga ngo ubu none hatuvugana, niba utarubizi bimenye, uri kwinjiza ibice 0.31 bya Star network per hour. Nuvuga ngo nibyo bice uhabwa buri saha uri kubyumva, ariko utagize umuntu n'umutumira. Uyu ni umuntu n'umutagize umuntu n'umwatumira. Utagize umuntu n'umutumira nawe ugiye kwinjiramo none hanga ugatangira mining bundi bushyashya, menya ngo uri kwinjiza bino bice 30 0 n'ibice 31 kabiri gatanu nibyo bigezweho. Noneho icyo gihe rero nikigera mining rate izahita imanuka, twinjize rimwe n'ibice 0 n'ibice 15 63. Nuko murabibona kuri iyo tariki ya kangahe ya 19 niho bizahita bigera uri kubyumva. Risi noneho bakakomeza bakubwira ngo this reduction reflects the next phase of our mission schedule and reinforces clarity while continuing reward activity miner fail. Nuvuga ngo ibingibi bizatuma nyine bo bagira gute ba reflecting abajye muri phase y'ibyo biyemeje muri ko murabyumva, ndetse nuko uburyo byagiye bipangwa nyine schedule, uburyo bagiye babipanga kugira ngo bizahure na reward zizagende zigera kuba abari active, bari miner abamayina bari active. Noneho bagakomeza bakubwira yuko rero ino kubyerekeranye abarefo boost adjustment, nuvuga ngo bakubwira ko ubu none hanga yutumiye umuntu baguhereza 0.33 byiyongera nyine kuri mining yawe uri kubibona. Kuri iyo tariki bizahita biba 0.1850 murabibona, bizahita biza bigiye muri ibyo bice bahite babigabanya. Murabona ko basipapusiyemo nka kabiri muriko murabyumva. Noneho bakakubwira ngo reward will also be adjusted in line with having schedule and maintain consistent across the world reward system and ensure long term network sustainability. Noneho bakavuga hano ko having ari mata, ibyo nagiye nabivuga kenshi, impamvu nyine ari byiza cyangwa se impamvu bigomba kubaho. Bari kukubwira ko mining reward having is a core component of Star networks economic model. Nuvuga ngo bo ni ibintu muri mode yabo cyangwa se mu buryo bubatse projet yabo birimo ko hagomba kujya habaho having uri kubyumva. By gradually reducing emission over time, the network strengthens token utility, reduce inflation, committed and active participant. All changes are predefined, transparent and publicly available in official white paper. Nuvuga ngo ugira ngo urebe uko ibintu byose bigiye biteye nyine, cyangwa se uko bizagenda bihinduka nyine mu gihe kizaza, byose mu rwego rw'ugira ngo bibe biri transparent cyangwa se binyuze mu mucyo, biri muri white paper. Ubwo iyi link uyishaka waza kujya kuri Twitter yabo cyangwa se kuri Telegram ziba ziriho, ukagira gute cyangwa se kuri website yabo ukahareba handitse white paper, ukareba uko ibintu byose bizagenda, bakwereka izo bazagabanya, uko zizagabanyuka, uko gutumira bizagenda, ndetse banatanga link ya Google Play Store application yabo ku muntu ushaka gutangira mining ari mushyashya. Ndetse bagashimira abantu, we appreciate your continued support and active participation in Star network ecosystem. Bakakubwira yuko nyine bashimira abantu mukomeje kuba hafi mu supportinga, mu ba active mukora mining, nubwo mining nawe nyine bebe gufitiye akamaro. Kugira ko yini nyinshi niko kamaro, nicyo cyiza nyine nawe bikugirira akamaro muriko murabyumva. Ubwo rero Star X network murayibona ko imeze neza cyane. Ubwo abatangishaka gutangira mining mutangire, murumva ko mining izo tugenda twinjiza zigenda zigabanyuka gake gake. Mwibutse yuko KYC ari vuba cyane, kuko abakoze update mwese yuciye hano urabona ko tab ya KYC bamaze kuyishyiramo muriko murabyumva. Tab ya KYC hano kuri profile irimo, ahangaho ureba kuri profile irimo tab ya KYC, dore ngiyi hano hasi murabona ko hariho tab ya KYC yo kuverifying KYC. Ubwo ikibura ni ukuzaza ugakandaho nyine muroro ko bakubwira ko iri coming soon, nkuko babyemeje mu kwezi kwa gatatu KYC iratangira. Ubwo KYC kuba tab irimo rero yo gukoreraho KYC ni ikikubwira yuko nubundi igiye izabera, nukuza ugakanda hano. Basabye ko ari verification y'isura nabyo ibinanga muntu nabindi, ni isura yonyine ibintu bikagenda
neza. Ubwo ngewe rero video ndayisoje, kuba ataratangira no mining murebe link twashyize muri description y'video, abatari mu group WhatsApp murebe link muri description y'video nayo irabirimo mu joining iyo group. Amakuru yo ya mining igiye kujya nyabahe kabisa ku gihe, ndetse n'amayadrop atanga amafaranga. Abakora ku passage ndabashimiye cyane, abakora Gmail fama mwese namwe ndabashimiye, murabize ko amafaranga arimo aranabikurika neza cyane. Ubwo rero tuzabure muri video z'ubutaha.